mwaka uri mu mujyi udafite akazi cyangwa se uri n'ahandi, Imana ikakurindira muri ubwo bushomeri, umuntu ayabura amashimwe. Umuntu yabura amashimwe. Nishimwe rikomeye kubona umuntu utagira akazi, Imana imutunga, ntabure umwenda wo kwambara, ntabure gufura umwenda we, ntabure gutera ipasi, ntabure kwisiga amavuta, ntabure kubyuka ngo ashime Imana. Yemwe twebwe dufite amashimwe impande zose, dufite amashimwe. Icya kabiri, reka mbabwire ikintu gikomeye. Hari igihe Imana ikubesha ahantu hari intambara zihari, uzibona. Hashobora kuba mu kazi, hashobora kuba mu rugo, hashobora kuba mu muryango, hashobora kuba ahantu hawe ubiziranyeho n'Imana. Ukaba mu ntambara ukwezi kwa mbere, ukwezi kwa kabiri, ukajya ubona neza nta mpamvu n'imwe usigaranye yatuma uhaba. Ariko uko amezi ahita, Imana ikakurindira, 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 ugasoza umwaka ugihari. Ngwibutse ko hari igihe tuba ahantu hari abatabishaka, ariko ukahaba, batabishaka ukahaba, batabyumva ukahaba, batabyemera ukahaba, ukahicara, ukaharyama. Iryo ni ishimwe ryumvikana. Iryo ni ishimwe cyane, cyane. Buri ishimwe ringana no gutekereza, kubitekereza gusa, ishimwe riravuka rikaboneka. Icya gatatu, nimutekereze, umuroza akagupatana n'uwa Nyabugogo, akagupatana n'uwa Kacyiru, akagupatana n'uwa Kanombe, akagupatana akagera no mu ntara, akarenga intara akajya no mu bihugu, avuga ngo nzamuhitana, agategereza ko upfa akabibura, akakuroga ukabyuka uri muzima, akakuroga ukagenda uri muzima, umwaka ukawurangiza bakuroga uri muzima. Kuki se ndashima Imana? Uziko erega babaroga barahari, bakagushakira uburyo baraguhwanya n'uburiri, ukarenga ukabyuka, bakagutuma inkuba cyangwa bakagutuma impanuka. Muzi ko hari impanuka z'indogano, abantu bakavuga ati baragukubitisha moto cyangwa bagukubitisha imodoka uhita ugagara. Umva, zikabuka zisimbuka, zikagaragara ukazisimbuka. Imana ikaba igwaye gusoza umwaka neza. Nyiramburiye amaboko warakoze mwami. Haleluya, haleluya. Hari abantu basoje umwaka baraguze amamodoka, abandi baraguze ibibanza, abandi barabonye amazu yabo. Gasanga ufite akazu kawe, umwaka urasoje da, ukicayemo. Nukuri hari abantu bari bicaye mu nzu zabo uyu mwaka, akaba arasezeye gukodesha. Bati Imana we, unguyeho gukodesha, urakoze. Hari abandi nabo basoje akajize, hari abashomeri, basoje uyu mwaka ari abashomeri rwose, kandi bari batangiye bafite akazi. Hari n'abandi nabo basoje uyu mwaka barabonye akazi. Dore impamvu tugomba guhuza amashimwe. Iyemera ko bamwe bajya mu kazi, abandi bakakavamo, ibitegura ahandi hantu. Wenda ukava ngo ngere ariko birangiye byanze. Dore impamvu ukwiriye gushima. Eliya akagezi kakamye, Imana yaramubwiye ngo hari Isarefati y'Abasidoni. Iyo ibintu byahagaze ntibisobanura ko Imana yahagaze ku buzima bwawe. Ibiri gutegura ahandi hantu, nabyo ukwiriye kubishimira Imana ko iri gutegura ahandi hantu. Zikurinda Mana we, 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 go Mana we, kurinda Mana we, kurinda Mana we. Yarinze ngewe, warinze ngewe, warinze ngewe, warinze ngewe, warinze madamu, kurinda banasha, kurinda Mana we, warinze itorero,
uraririnda umwaka wose uzikurinda mana we uzikurinda mana we yego mana we uzikurinda mana we yego mana we uzikurinda mana we yego mana we uzikurinda 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 mugabo uzikurinda mugabo uzikurinda aneti yegura murinda yegura murinda yegurinda aloni yegurinda twese yego mana we uzikurinda mana we yego mana we uzikurinda mana we urinda abana urinda itorero urinda imiryango urinda igihugu cyacu urinda twese we yego mana we uzikurinda mana we yego mana we uzikurinda mana we yego jewe warandinze ndetse uranyimana urinda uranyimana yego uranyimana ndabyibutse Yesu we waranyimanye uranyimana Yesu nawe yarakwimanye uzikurinda mana we nawe yarakwimanye uzikurinda mana we natwe yaratwimanye uzikurinda mana we yego mana we yego mana we yego mana we uzikurinda mana we uzikurinda. Hallelujah 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 ariko wagize ngo sinkwiriye kugarukana amashimwe nawe ukwiriye kugarukana amashimwe. Amen amen amen. Hari igihe umuntu atekereza akatekereza ibintu yahuye nabyo. Uyu mwaka ntiwari woroshye bene da, uyu mwaka ntiwari woroshye, watwaye benshi, watwaye abavandimwe bacu, imiryango yacu. Hari abantu dusoje umwaka tutarabanye nabo nako tudasozanije nabo. Icyo nshaka kuvuga ni kimwe. Umwanditsi wa Zaburi y'124 yaravuze ngo iyaba Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwacu, ubwo ababisha bacu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ariko Uwiteka himbazwe, ariko Uwiteka himbazwe. We utaradutanze, Imana ishimwe kitagutanze, Imana ishimwe kitagutanze, Imana ishimwe kitagutanze, Imana ishimwe kitadutanze. Ntiyatanze abawe, yarabimanye. Ntiyatanze ibyawe. Mbibutse ko iyo Satani arwanya ahiga ibintu bibiri, ahiga wowe ubwawe, agahiga n'ibyawe n'abawe. Iyo Satani arwana ntabwo arwana ashaka we gusa. Ashobora guhusha wagafata umwana wawe, ashobora guhusha wagafata umugore wawe, ashobora guhusha wagafata akazi kawe, ashobora guhusha wagafata business yawe. Satani yahiga, abahiga ibintu byinshi. Ariko Imana ishimwe, ngarukanya amashimwe k'Imana itantanze, ntiyantanze mu byampigaga, ntiyantanze, yaranyimanye. N'uyu mwaka tugiye gutangira izakwimana, izakwimana. Ese murabyizeye cyane? Murabyizeye? Amen. Mbwirira uwo muntu mubwire tu rwose humura, iyakwimanye izongera ikwimana. Mana we uzikurinda, Mana we uzikurinda, Mana we uzikurinda, Mana uzikurinda, Mana we uzikurinda, Mana we uzikurinda, Yesu we uzikurinda, Yesu we uzikurinda, Mana we uzikurinda, yego Mana we uzikurinda, Mana we uzikurinda, Mana uzikurinda, Yesu we uzikurinda, waraturinze, uzikurinda, uraturinda uzikurinda, mu nzira tugenda, uzikurinda, mu modoka we uzikurinda, turi kuri moto,
uri ku magare ahantu hose mu ndege mu mazi mana we uzikurinda mana we mana we uzikurinda mana we uzikurinda haleluya imana izikurinda Zaburi 124 reka tuyisome iravuze ngo iyo Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu abari kabisireri bavuga none iyo Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe amazi aba yaraturengeye rwose isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu Uwiteka himbazwe haleluya utarantanze subiramo utarantanze ngo mbinduke umuhigo w'amenyo y'abanzi banjye ubugingo bwanjye bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi ikigoyi kiracitse natwe tuvamo turakira gutabarwa kwacu kubonerwa mu izina ry'Uwiteka waremye ijuru n'isi amen 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 ndashima Imana dufite impamvu yo gushima Imana hari ibintu nshaka kuvuga nka bingahe muri garukana amashimwe Dawidi yavuze ijambo riri muri Zaburi naryo reka mbihuze Zaburi ya 27 Zaburi ya 27 umurongo waho wa 13 n'uwa 14 mba nararabye iyo ntizere ko nzareba kugira neza ku Uwiteka mu isi y'ababaho tegereza Uwiteka komera umutima wawe uhumure ujye utegereza Uwiteka amen aya magambo nyahuze uyu muntu yaririmbaga ashima ariko arashima kubyo yasengeye hari ibintu Imana ikora twasenze hari n'ibyo ikora tutasenze icyo twita surprise amen Imana yacu ni Imana ya surprise iri jambo rigira Imana ntabwo rigira abantu bashobora kugukorera surprise cyangwa se gukora surprise iyo babikoze ari gihe babikora babyemejwe n'Umwuka Wera bakagukorera ikintu cyiza bakakugurira imodoka bashobora kukugurira inzu bashobora kuguha abantu bashobora kugira icyo bakora nukuri kandi turabibashimira hari abantu bazi gukora surprise ariko muri iyi minsi sinzi ikibazo abantu basigaye bafite umutima niba rutari mwiza oya amafaranga arahari ahubwo abantu sinzi urukundo rwarakonje amafaranga arahari bene da niba utayafite abandi barayafite ntukavuga ibintu wirebyeho impamvu ya mbere muzarebe ngiye sigaye ndeba abantu mu nzira ibyiza bihari n'ibishyashya gusa imodoka ni nshyashya ibintu byose ni bishyashya amazu ni mashyashya none se babigura ubusa sa amafaranga ushobora rero kuba utayafite wowe ukibwira ko nabandi ari uko no ayo udafite abandi barayafite ahubwo reka tuvuge abandi bafite byose hari ijambo rimwe mujye mukorera na surprise Imana yacu ni Imana ya surprise Imana yawe ni Imana igusiriplena iragusiriplena rwose ukumva uratunguwe hari ibintu yadukoreye dusa n'abatunguwe muri uyu mwaka kandi pe hari umuntu yatunguye ndagira ngo abantu baze kutwandikira online nawe ubwawe hari ibintu wabonye utari witeze ko wabona hari amahirwe yasesekaye mu biganza byawe utari uzi ko wabona hari umuryango wakingutse utatekerezaga Imana yacu ni Imana ya surprise
iyo twasenze rero Imana isubiza amasengesho, ariko hari n'igihe ikora ibyo tutanatekerezaga. Bibiliya niko ibivuga muri buki ijambo nasomye ejo muri Yesaya 64 ku murongo wawo wa kanga yaravuga ngo ubwo Uwiteka yakoraga ibikomeye tutibwiraga, imisozi yatengukiye imbere yawo. Iyo bavare ngo imisozi yatengukiye imbere yacu, ni ibintu byabaye abantu batari biteze. Ariko ndabizi neza hari ibintu byasubijwe, byasengewe, hari n'ibindi byatunguranye. Muze kutwandikira muri comment abantu badukurikira online n'abari hano, muze kujya mwandika muvuge ngo man warakoze, waradutunguye, ukora ibyo tutibwiraga tutatekerezaga, ndetse wakoze ibirenze ibyo twasengeye, kuko Imana ikora ibirenze. Imana yacu ni Imana ibasha gukora ibirenze. Hari abantu babonye ibyangombwa uyu mwaka baragenda burira indege bajya hanze, hari n'abandi bavuye hanze baza mu Rwanda. Ingendo zarakozwe, uko rwagenze kose ukwiriye kubishimira Imana. Buriya abantu bananirwa kubara. Ese iyo ureba ukabona Imana iguciriye inzira nto, reka tuyite ntoya, wari uzi ko ari n'ababuze niyo ntoya? Rero iyo umuntu ajya gushima akwiriye kubara. Dawidi yandikiye Zaburi aravuga ngo, yakoresheje iri jambo ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzareba kugira neza ku Uwiteka. Dore ibintu bitatu yashingiyeho. Icya mbere, yarasengaga. Dawidi yarasengaga. Mba nararabye iyo ntizera. Arereka abantu ko kwizera niko gusubiza amasengesho, kuko gusenga kudaherekejwe no kwizera kujya gucogorera mu nzira kutageze ku byo usengera. Amen. Aravuga ngo rero mu ntambara narwanye, mu bibazo nahuye nabyo, mu masengesho nasengaga, mba nararabye iyo ntizera ko nzabona kugira neza kw'Imana yanjye mu isi y'abazima, apana mu isi y'abapfuye, mu isi y'abazima. Amen. Asoza avuga ngo tegereza Uwiteka, komera, gira ihumure mu mutima wawe, n'ibitari byasubizwa bizasubizwa. Icya kabiri Dawidi yakundaga cyane, Dawidi yari umwami uzi kuririmba. Ariko ndumva uyu munsi nshaka kuririmba, mumbabarire, uyu munsi ndaririmba ndumva afite ibisirimba binyuzuye mu mutima. Ndumva n'amagambo yo kuvuga rwose ya Bibiliya ndumva ndashaka kuyatindaho, ahubwo ndashaka guserebura icyo twita guserebura intsinzi. Guserebura intsinzi. Amen. Amen. Dawidi ngo ikintu cya gatatu yarazi gushima Imana ye, yarazi gusenga, yarazi kuririmbira Imana. Akavuga ngo Mana ndaririmba nubwo abanzi bangose, ndaririmba nubwo induru zivuga, ndaririmba nubwo abansuzugura n'abangoba bari hakurya yanjye, ndakuririmbira ibibazo bikinzengurutse. Yarazi kuririmbira Imana. Icyanyuma agasoza azi no gushima, akabwira Imana ngo wa munsi nasengaga ndakuririmbira, warantabaye. Haleluya. Shaka kukwifuriza mwiri soza ry'umwaka kugira ibyiringiro bidakuka, bitanyeganyega. Mba nararabye iyo ntizera. Ariko mureke mbabwire, uzi ko buriya abantu hari igihe babaho mu buzima batareba imbere, batareba n'inyuma, batareba no ku ruhande, batareba no ku rundi, akabaho mu kirere kimukonfuzinze. Yibaza, Mana ndurira amaso yanjye ku misozi, mbe gutabarwa kwanjye kwavaye? Umwaka ugahita gutabarwa kwabonetse, warangiza ngo dufite ishimwe? Koko nukuri mbabwiza ukuri,
hari abantu batangiye umwaka bazi ko umwaka bazawupfamo, none uyu mwaka urangiye ari bazima badapfuye. Abari kwa muganga yarinze barahari, ariko uzi kujya kwa muganga. Mureke mbabwire, erega buriya nishimwe mbabwire, nuri kwa muganga afite ishimwe. Impamvu ya mbere, igitanda ryamyeho hari igihe uruhande rwe umwaka usoza haciye abantu bapfa wagasigara ari umwe ku gitanda. Mwari muzi ko nawe akwiriye gushima Imana? Ngiye nabonye umuntu aragenda amara imyaka 2 mu bitaro, agiye kumbarera ambwira ngo pastor, igitanda twari twegeranye cyavuyeho imirambo irenga 18 mu myaka 2 nahamaze. Ku gitanda gusa kimwe mu myaka 2 yamazeyo havuyeho abantu bapfira ku gitanda bari begeranye barenga 18, ariko we mu myaka 2 arahava. Kandi abo bazaga basa naho batarembye, warembye. Uzi kubona umuntu wowe wasaga naho ari wowe wo gupfa, abazima bagatambuka bakagenda, wowe ugasigara ngo ntufite ishimwe, ngo ariko ndacyarwaye. No, erega abandi bo bararangiye. Nishimwe umurwayi ararifite kuko asoje umwaka nubwo akirwaye ariko ariho ni muzima. Amen. Kuko hari igihe ariko ngenda arwaye, buse pastor nashima Imana. Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana we, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana we, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana iyo bikomeye ubabaye iragutabara. Oh, iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara. Iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara. Oh, iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara. Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we, shima Imana we, shima Imana mutima wanjye we, shima Imana mutima we. Iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara. Oh, iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara. Subiramo. Iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara. Dusubiremo kandi dusubiremo. Iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara. Oh, iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara. Oh, iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara. Oh, iyo bikomeye wihebye ubabaye iragutabara. Haleluya. Iyo bikomeye umuntu yihebye, Imana igizana ubutabazi. Reka tuyikomere amashyi menshi. Haleluya, 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 haleluya. Dawidi arabivuga, aravuga ngo yiringiraga ibyiringiro bidakuka, akizera ko amasengesho Imana yumva kandi yasubiza, kandi izayasubiza rwose. Ibyo byari ibyiringiro bya Dawidi. Muri Zaburi ya 27 atangira avuga ngo
Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome kinkingira cyangwa gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampindisha umushyitsi? Ubwo abanyabyaha banteraga kugira ngo bamareho, aribo banzi banjye n'ababisha banjye, barasitaye baragwa. Ariko Imana ni nziza. Ubwo bahuzaga amaboko ngo bamumareho, ijambo ryitwa kumaraho. Dawidi yarashimaga akavuga ngo uko bagotaga ubuzima bwanjye, bagota igihugu nyoboye, bagota urugo rwanjye. Dawidi yagize intambara mu bice byose. Mu gihugu yarayoboye yararwanijwe, mu rugo murabizi Sawuli aramuhagurukira, ahantu hose Dawidi yagize intambara impande zose. Aravuga ngo banteraga bafite intego imwe, kumaraho, kuntsinsura, gukuraho burundu. Ngo Uwiteka yabateze igico barasitara baragwa. N'uyu mwanya nukuri sha, nubwo hari ibyo ukibona bikugose, ndumva bigiye kugwa, bigomba kugwa mu izina ryande. Haleluya. Erega ntabwo Imana yarangije, turimo tuyishima kugira ngo ikomeze akazi. Ndimo ndayishimira kugira ngo ikomeze iki? Akazi. Ntabwo rero naje gushima ibyarangiye, iracyari mu kazi, iri mu kazi. Subiramo, iracyari mu kazi. Haleluya, haleluya. Aravuga yemwe reka mbabwire, aravuga ngo umutima wanjye ntuzatinya naho intambara yambaho, no muri iyo nzakomeza umutima. Nubwo yaba akiri no mu ntambara, no muri iyo ntambara azakomeza umutima. Kubera iki? Umutima niwo ugira ubwoba, umutima niwo wiheba. Iyo umuntu afite umutima wihebye aba ari kurushaho kwishyira mu kaga, ariko umutima ukomeye ubasha gutsinda urugamba. No mu ntambara narwana nzakomeza iki? Umutima. Nzakomeza ngumane n'Imana, nzakomeza nsabane n'Imana. Uwiteka azakomeza kumbera umudugudu w'ubuhungiro. Amen. Akomeza ku murongo wa 4, icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, nuko nzajya nshaka, nk'icyo nzajya nshaka ni ukwibera mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe, kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema rye. Muzi impamvu tuba mu rusengero? Ni ukugira ngo igihe amakuba menshi atugose, Uwiteka aduhishe mu ihema rye. Kandi uyu mwaka wa 2024 Uwiteka azaguhisha, azaguhisha. Ni nk'uwagupfundikirira mwaka kantu, agapfundikira ibihunahuna bikajya bihunahuna hano inyuma bizenguruka, ariko burya birahunahuna ku kirahure gikomeye, ntibishobora kuguhekenya. Uwiteka azagushyira ahantu akurindiremo, 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 akurindiremo mu izina rya Yesu. Akurindiremo. Iyakurinze uyu mwaka izakomeza no kukurinda no mu myaka izaza. Amen. Ku murongo waho wa 10 aravuga ngo ubwo data na mama bazandeka Uwiteka azandarura. Umugabo ufite kwizera, gufite ibyiringiro, ubwo mama na data bandeka Uwiteka azagira gute? Azandarura. Inshuti zakuvuyeho n'abavandimwe birashoboka ko bakuvaho, yewe ubwo mama na data bandeka Uwiteka azandarura. Muzi icyo bisobanura? Nta nshuti mubana itaguta, ntihari. Bibiliya iratubwira iki? Iratubwira ngo umubyeyi ashobora kureka umwana yibyariye akamureka rwose. Inshuti zakureka, abavandimwe bakureka, yewe umugabo wagushatse yakureka, umugore mwashakanye yakureka, inshuti n'abavandimwe bose bakureka. Ariko Uwiteka azagusanga, agusanga huri, azandarura. Uyu ni Dawidi uvuga aya magambo. Mubwiza ukuri, Uwiteka agiye kugusanga aho watawe, aho hantu watawe Uwiteka agiye kwagusanga. Hari umuntu nyakira avuga ngo amena. Aho hantu watawe n'abagutaye bareke, Uwiteka arahagusanga, yiteguye kukurarura. Amen, amen. Mbabaze, ubwami Dawidi yabuheshejwe na se.
oya umunsi bagiye kumwimika ise yerekanye abakwiriye ubwami bose bararangira. Samweli arabaza ngo nta wundi mwana ufite? Urumva aho umuntu ajya kuba ngo nta wundi mwana, ise ntiyari yamwerekanye. Nubwo satamwerekanye Imana yari imuzi. Kabone naho abantu batagutungira intoki ngo bakuvuge neza bagusobanure neza bakugaragaze, data arakuzi, papa arakuzi. Ise aravuga ngo yewe dusigaranye akana kamwe, ariko ako kana ni akanyabibazo, karagiye intama, niwo mugabane kahawe, ndikaba ku meza na bene se, kaba mu ishyamba, iyo kagiye kurya barakagemurira. Arababwira ngo ntituri burye, ntituri bunywe, ntituri burye, nta gaburo none, ntacyo kunywa, uwo mwana uri mu ishyamba atari yaza. Umviye ijuru ritekereza ku muntu, umviye ijuru ritekereza ku muntu, umviye ijuru ritekereza ku muntu, rigutekerezaho so na nyoko batagutekerezaho, rigutekerezaho bakuru bawe batagutekerezaho, barumuna bawe bataguko, ugiye batakigutekereza, ijuru ryariza rikagutekereza mwabantu mwe. Ariko di ijuru rigutekerezaho mu izina rya Yesu. Muri iyi minsi ijuru rigutekerezaho mu izina rya Yesu. Mu ntangiriro z'umwaka ijuru rigutekerezeho. Nino nyakira vuga ngo amena. Rigutekerezeho, rigutekerezeho. Subiramo ngo ijuru rintekerezeho, ijuru rintekerezeho. Ngo umwana araza, ahageze Imana data, Imana data, Imana itari data wacu, Imana itumva amabwire, itareba nk'uko abantu bareba, ibwira Samweli ngo uwo hita umusukaho. Ariko iyo za kuba mpari nari kuzura umwuka wera we, ariko mana we Imana itekereza ku bantu badatekerezwaho, Imana yibuka abantu bibagiranye, Imana iza abantu batazwi, irategeka ngo uwo. Icyambukaza kuba mwiri teraniro ari wowe Imana iri butekerezeho, icyamba muri iri teraniro akaba ari wowe Imana ivugaho. Kandi numva hari abantu Imana igiye kuvugaho we. Haleluya, haleluya, haleluya. Ngo yenda amavuta yamusukiraho imbere y'abakuru be na se na nyina na bashiki na bene wabo, batumvaga ko Dawidi yaba aba icyo Imana ishaka, batari bazi aba. Ntabwo uri icyo abantu bavuga, nta nubwo uri icyo abantu batekereza, uri icyo Imana yibwira yiyumvira. Ngaho tendeza na utegereze icyo nzavuga, wimira amajwi yose ya Satani, uhore witoza gukiranuka. Genda usenge, wongera usenge, wongera usenge, kuko ari cyo nzagukiriza, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Naho senga, genda usenge, wongera usenge, utandukanye gusenga kwawe, kuko ari cyo nzagukiriza, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Sibyo nibwira kubagirira, si bibi ahubwo ni byiza, kugira ngo amare mu mutima w'ibizaza n'abakunda. Yego yadusanze twingaragura, mwibata idukuramo, iratweza iratubabarira, ikiruta ibindi idusezerano. Kamugende mubwira abababaye, muhumurize abakomeretse. Yego
ubabwire baze barebe haguruka duhimbaze Imana yadusanze yadusanze twigaragura iratweza iratu ziruta ibindi idusezeranya bagasembeni duhimbaze Imana ngwino ejo hashize nabonye gukora kw'Imana ejo uyu munsi nabwo nabonye ibitangaza bihoraho ejo hashize nabonye gukora kw'Imana uyu munsi nabonye ibitangaza bihoraho ejo hashize nabonye gukora kw'Imana uyu munsi nabonye ibitangaza bihoraho 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 nicyo kidutera mana twagiye guhora tukuririmba aha tuvuge ibitangaza mikoro yanyiriho neza imirimo wakoze nicyo kidutera we nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuge ibitangaza imirimo wakoze nicyo kidutera Mana guhora tukuririmba tuvuge ibitangaza yego iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima twongera dusubiremo iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima iyo nibutse imirimo wakoreye ubwoko bwawe bintera kugushima imirimo wakoze reka duhimbaze Imana duhimbaze warakoze mwami wagize neza mwami mwami warakoze Yesu wagize neza
shama arasendere masiya masha warakoze mahanga warakoze Yesu twongera tuzamura ibiganza haleluya twongera tuzamura amaboko haleluya twerekera iki kirere tuvuga ngo haleluya twongera twerekerana tuvuga ngo haleluya erekera inyuma tuvuga ngo haleluya twongera twerekerana tuvuga ngo haleluya twongera twerekera tuvuga ngo haleluya erekera inyuma kandi haleluya twerekera iriya dutere haleluya twongera na hano haleluya zamura ibiganza byawe dushimira Imana haleluya haleluya yararimbye ngo sinzahwema kuvuga imirimo mungurikire sinzahwema kuvuga ineza yawe imirimo ukora imirimo ukora imirimo ukora mwami yego ukora sinzahwema kuvuga ineza yawe mwami haleluya 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 mugumaho tugiye guhimbaza mugumaho ndababwiriza muhagaze Dawidi cyavugaga muri Zaburi 124 kibanzirizwa na Zaburi 123 mwisengesho yasengaga ndagira ngo nkubwire isengesho ryasubijwe hari abantu bananirwa gushima kubera ko ari kibazo cyo kutabara ibintu buri hari amasengesho yasubijwe kuva mu kwa 12 ku mwaka watambutse kugeza uyu munsi turimo tugera ku itariki 27 z'ukwa 12 hari ibintu byinshi Imana yagize ute yakoze ariko hari abantu turi kumwe tuvuga ngo amen haleluya haleluya amen dore uko yasenze muri Zaburi 123 yaravuze ngo wowe wicara mu ijuru kuri wowe niho nuburira amaso dore nguko amaso y'abagaragu bayahanga ukuboko kwa shebuja nguko amaso y'umuja yahanga ukuboko kwa nyirabuja Uwiteka we nika amaso yacu tuyahanze Uwiteka Imana yacu kugezaho azatubabarira umva gatatu Uwiteka we utubabarire wongere utubabarire kuko duhaze cyane igisuzuguriro imitima yacu ihaze cyane gukobwa n'abaruhukira mu mahoro no gusuzugurwa n'abibona iyi Zaburi iravuga iki iyi Zaburi irerekana Dawidi wasengaga ahazi igisuzuguriro no gukobwa n'abibone n'abaruhukira mu mahoro dore ni bande rero Isirayeli cyari igihugu gitoya hagati y'ibindi bihugu byose Isirayeli bari abanyantege nke hagati y'abandi bantu bose amoko yabarushaga imbaraga yarabasuzuguraga mbibutse ko n'uyu munsi ukurusha amafaranga aragusuzugura ukurusha poste akorera haragusuzugura ukurusha icyo yumva kurushije aragusuzugura hari n'abakubwira ngo na uzi icyo ndico we uzi icyo ndico wowe uzi icyo ndico burya bari kukubwira ngo afite icyo arico uzi icyo ndico we sha uzi icyo ndico umva ko gasuzugura umuntu icyo aricyo hari igihe agikandamiza abandi akajya yumva yabagenza uko ashaka akabasuzugura uko ashaka
Dawidi arebye ibihugu byari bimuzengurutse bikajya bivuga ngo wowe sha Dawidi tuzagufata tukugenza gutya tugukande tugukanyage tugukine nk'umupira tukugarure kubita tuzakukanyaga yajya imbere y'Imana akavuga ngo Uwiteka we nk'uko amaso y'abagaragu bayahanga bashebuje nk'uko amaso y'abaje bayahanga banyirabuje twebwe Isiraheli niko tuguhanza amaso kuko duhaze cyane gukobwa n'abaruhukira mu mahoro n'abanyabwibone n'abanyagasuzuguro batubwira ngo bazatugenza uko bagira gute bashaka. Ngwibutse ko iyo umuntu akubwira ngo yakugenza uko ashaka abakubwira ngo nta ruvugira ufite nta nuweyo yaha. Hari umuntu herutse kubwira undi ngo yamwica ntihagire n'umumubaza. Umva nukuri umva di yewe utamubajijwe n'umuntu Imana yamuremye yamukubaza. Uzi ko n'uyu munsi hari abantu bagusuzugura ariko hari n'agasuzuguro kacitse. Ntabwo nakibagirwa ko ari ak'Imana yakuyeho. Kuri hari igisuzugurira Imana yagukuyeho kirahari Imana yakigukuyeho. Haleluya. Hari ukuntu bagutekerezaga uzaba siko wabaye. Hari ukuntu bumvaga uzasoza siko wasoje. Hari ukuntu bari biteze kuzamera siko wabaye. Hari ukuntu bumvaga amakuru yawe bakavuga turi yawe byararangiye naho byaratangiye. Hari igisuzuguro cyarangiye. Hari igisuzuguro cyagize gute cyavuyeho sha. Kirahari cyavuyeho. Kandi igenda igikuraho igomeza igikuraho. N'uyu mwaka tugiye gutangira hari igisuzuguriro sha kizavaho n'agasuzuguro kabibone kazavaho. Hagasuzuguro kabibone kagomba kuvaho mu izina rya Yesu. Kuko Imana yacu iyo tuyibwiye ngo duhaze igisuzuguriro, uzi ko uyu mwaka hari igisuzuguriro ugiye gusigarana nacyo utazambukana 2024. Haleluya. Erega Imana yaguhinduriye agahinda mu munezero. Yaguhinduriye agahinda mu munezero. Hari abantu bari bazi ngo byararangiye naho nibwo byatangiye bigiye no kongera gutangira bigiye kongera bitangire byongere bitangire subiramo ngo bigiye kongera gutangira. Hallelujah. 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 Dawidi aravuga ngo Uwiteka wicara mu ijuru ukicara no mu isi. Reba abanyagasuzuguro. Hari umuntu umwe yaratwaye imodoka arangije atera mugenzi w'ibiziba aramubwira ati se ubundi ndirirwa nkubwira ngo sorry wowe uteze kugura imodoka. Kuko hari abantu babumva ibyo bagezeho n'ibyabaho bageze nahabo barahagabanye n'ikinyoma. Mbabwire ikura umutindi ku cyavi kamwicazanya n'ibikomangoma yanga agasuzuguro. Imana yawe ni Imana yanga agasuzuguro. Ariko hari umuntu unyumvishe ati wambwira uwo muntu ukamubwira ngo Imana yanga agasuzuguro burya n'ukuri yanga agasuzuguro. Haleluya. Yanga iki? Agasuzuguro. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Ngo Imana igiye kurwanya ababishabe igenda ibateza kunyerera. Baranyerera. Ngo bajya batera intambwe ngo bamurwanye bakanyerera. N'ubu hari abanyereye. Haleluya. Baranyereye. N'ubu munsi baranyereye. Baranyereye baragwa niko biriya tubwiye ngo baranyereye baragwa. Kuko ibyo bibwiraga si byo byabaye. Habayeho ikinyuranyo. Haleluya. Haba n'uyu munsi habeho ikinyuranyo. Haleluya. No muri iyi minsi habeho ikinyuranyo. No muri uku kwezi mwisoza habeho ikinyuranyo. No mu intangiriro ry'umwaka habeho ikinyuranyo. Umwaka 2024 habeho ikinyuranyo. Subiramo ngo harabaho ikinyuranyo. Haravuga ngo Uwiteka we turahazi. Dawidi ngo yaratambukaga bakavuga ngo wowe niwe uzayobora Isiraheli. Aka gahugu muzi ko ubuso bw'u Rwanda buruta ubuso bwa Isiraheli. Isiraheli ifite ubuso buto munsi y'ubuso bw'u Rwanda. U Rwanda ruraruta Isiraheli.
ariko Isiraheli ni ikomeye none kuruta ibindi bihugu byose. Ibihugu byose ibyinshi Isiraheli ifite ingabo. Igisirikare gikomeye cya mbere kiri muri Isiraheli, kimukinisha abasirikare ba Isiraheli. Icya kabiri icyo bita ikoranabuhanga, abantu ba mbere bazi ikoranabuhanga, yego ni ba mbere. Icya gatatu mu bantu bafite ikintu bita ubworozi n'ubuhinzi nibo ba mbere, kuko babaho babuhira imyaka, bafite inka za mbere, bafite amata ya mbere, yewe kandi batuye ku gasi. Ariko burya ari abahanga, Imana bahaye guhinga bareza. Si icyo gusa, iyo bageze ku kintu cyitwa imbaraga zo kurwana, abasirikare bo mu kirere, abo ku butaka, abo mu mazi ni abambere. Umva mbabwire noneho, nibo ba mbere bagira ubutasi, bagira amakuru abandi batagira ku isi yose. Ni abambere. Umusada none Mosada tena kimbiri, iyo bafite Mosada mwito, bafite iyo bita ngo Mosada, nibo ba mbere bazi gushaka amakuru bakayakurikira, bakajya munsi y'indebe bakayakurikira, bakajya mu kirere bakayakurikira, wajya mu mazi bakayakurikira, waca ahantu bakayakurikira. Abo Imana yabavuze ijambo rikomeye, iravuga ngo bana banjye nzabana namwe, nzajyana namwe, muzahinduka ishanga rikomeye mu isi. Mbabwiza ukuri, batangiye ari batoya, ariko uyu munsi nibo bakomeye. Nubwo itangira ryawe ryaba ritoya, ejo hawe hazatera abantu ubwoba mu izina rya Yesu. Mera shandora sandari masha. Wanasifiwe. Amen. Dawidi akiyoboye abwira Imana ngo Uwiteka niwe buhungiro bwanjye n'imbaraga zanjye, n'umufasha, n'umusada utabura kuboneka mu byago no mu makuba, ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera ntabwo nzatinya, kuko Uwiteka mbere Imana yanjye. Dawidi yari umuhanga remasane. Hallelujah. Hallelujah. Maze sirim. Zamura kandi maze sirim. Gwina. Hey. Hallelujah. Tugire dutya yemwe, hallelujah. Twongere hallelujah. Agiye imbere ya data papa aramubwira ngo duhaze cyane igisuzuguriro cy'abadusuzugura n'abadukoba, nabibeshya ko tutagira Imana, nabibeshya ko tudafite Imana. Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo nabibone n'abaruhukira mu mahoro. Uza abantu baruhukira mu mahoro n'abantu bibeshya ko bagira amahoro atava ku Mana. Abo iyo usenga barakugaya, iyo wiruka ujya gushaka Imana aravuga ati niki zamumarira, iyo upfuka musenga aravuga ati niki azahavana, iyo ubyuka mu gitondo ujya gushaka Imana baravuga ngo nta bwenge agira. Abo bantu baruhukira mu mahoro bakibeshya ko gutabarwa kwacu kubonerwa ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Bwana sifiwe. Umva ijambo kuntu ryavuze, agiye gushima Imana, agiye gushima, aravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima. Ariko Uwiteka ahimbazwe, utaradutanze cyagiye ndiyagutanze, wa munsi ndiyagutanze, kwa kwezi ndiyagutanze, wa mwaka ndiyagutanze, bya joro ndiyagutanze. Uwiteka ahimbazwe, utaradutanze ku muhigo w'amenyo y'abanzi bacu. Hallelujah. Akora kongiriziyo, ndamukunda. Dawidi ni umwana mwiza. Umva kongiriziyo yakoze ica agasuzuguro. Ku murongo wa 4 aravuga ngo
amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu, ariko Uwiteka ahimbazwe. Umva di, Uwiteka kuri iyi tariki 20 ahimbazwe, kuri uyu munsi n'iyi saha n'uyu munota Uwiteka agira ute? Ahimbazwe. Kuri iri segonda Uwiteka agira ute? Ahimbazwe. Utarantanze, utaragutanze, we wakwimanye, we wakubereye ingabo igukingira, we wakubereye amaboko, we wakubereye umurinzi, we wakubereye ubuhungiro, we wakubereye ubwihisho, we wakubereye ubwugamo, we wakubereye amaboko akakubera imbaraga. Ahimbazwe utaragutanze ngo uhinduke umuhigo w'amenyo y'abanzi bawe. Ikigoyi kiracitse, sikiya ikigoyi kiracitse, agasuzuguro kararangiye, igisuzuguriro kiratakaye. Mera sondala sikashande basi. Iyo avuze ngo ikigoyi kiracitse, hari ibigomba gucikana n'uyu mwaka. Amen. Uyu mwaka hari ikigoyi kigomba gucika. Ikigoyi gituma utubaka, ikigoyi gituma utabyara, ikigoyi gituma utabona akazi, ikigoyi gituma utagenda ngo ugeraho Imana ikubwira, ikigoyi gituma utabika Imana ivuga. Icyo kigoyi kigomba kugira gute? Gucika. Uwiteka himbazwe ko ikigoyi gicitse, Kiracitse. Nzamamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya ntanirwa, arakomeye. Nzamamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya ntanirwa, arakomeye. Nzamamaza intsinzi ya Yesu, nzavuga gukomera kwe, sinzahwema kubibwira abazankomokaho. Yesu ni intwari mu ntambara, ntajya ntanirwa, arakomeye. Igitinyiro cye cyuzuye muri iyi si yose, nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama. Ibyo yategetse byose birakwiriye, Arakomeye. igitinyiro cye cyuzuye muri iyi si yose, nta muntu n'umwe wabasha kumugira inama. Ibyo yategetse byose birakwiriye, arakomeye. Gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, tubahira no kunesha nabyo nibye. Tangirira n'iherezo ni Ubitegeka, arakomeye. Gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, tubahira no kunesha nabyo nibye. Tangirira n'iherezo ni Ubitegeka, arakomeye. Gukomera n'imbaraga n'ibya Yesu, tubahira no kunesha nabyo nibye. Tangirira n'iherezo ni Ubitegeka, arakomeye. Igiteye ubwoba cy'ijoro ntikizantera ubwoba, yaramfashe maze mpindura ibirimi by'umuriro. Ubu ngenda twika ndasenya, vuga izina rya Yesu, arakomeye. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizantera ubwoba, yaramfashe maze mpindura ibirimi by'umuriro. Ubu ngenda twika ndasenya, vuga izina rya Yesu, igiteye ubwoba cya nijoro ntikizantera ubwoba, yaramfashe maze mpindura ibirimi by'umuriro. Ubu ngenda twika ndasenya, vuga izina rya Yesu, tuzamura amaboko. Turakomeye. Tugira dutya. Turakomeye. Subiramo, turakomeye.
turakomeye turakomeye subiramo turakomeye 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 subiramo turakomeye 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 subiramo turakomeye 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 ntidutsindwa turakomeye 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 ntidutsindwa oh turakomeye 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 oh turakomeye 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 hallelujah 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 ndashima Imana nubwo warwanyijwe ntiwatsinzwe ntiwatsinzwe mumbwirira uwo muntu nubwo ahuye n'ibikomesha ukarwana ntiwatsinzwe 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 nta nubwo uzatsindwa kuko Imana yacu ntitsindwa umva ntutsindwa kubera iki Imana usenga ntigitsindwa yivuze hejuru y'abarozi umwaka urarangiye yivuze hejuru y'abakugambaniraga umwaka urarangiye yivuze hejuru y'abakonikoni n'abagome n'abagambanyi umwaka urarangiye sha iyakurwaniriye ikakubera Imana iravuze ngo tuzatsindwa ntabwo uzatsindwa nkorera ku bantu nk'abanga bababwira ngo ntabwo uzatsindwa batangariza iryo tangazo nubwo warwanye ugakomeza urwana tuzatsindwa tuzatsindwa turakomeye ntidutsindwa turakomeye 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 ntidutsindwa oh turakomeye turakomeye ntidutsindwa kugira dutya turakomeye ntidutsindwa zamura ibiganza tera turakomeye turakomeye ntidutsindwa oh turakomeye turakomeye ntidutsindwa turakomeye 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 ntidutsindwa turakomeye hallelujah 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 wa mwanzi waturwanije hambere tukamunesha twari kumwe n'Imana yacu turamunesha nubu arategura intambara mwe kwirara mwe kwibwira ko urugamba rwarangiye ategeye imbere mwubake mufite inkota ndabona ikiganza cyandika amagambo meza uru rugamba ni Yesu uyoboye tuzanesha ndabona ikiganza cyandika amagambo meza uru rugamba ni Yesu uyoboye tuzanesha ndabona ikiganza cyandika amagambo meza uru rugamba ni Yesu uyoboye tuzanesha akora abantu bari hano baje gusenga no gushima murahari uzi ko Imana yayoboye urugamba nubwo rwatinda ntabwo ikibazo ari ugutinda uzarutsinda ariko se ko rwatinze reka da kibazo suko rutinda uzarutsinda haleluya urwo rugamba ni Yesu uyoboye tuzanesha ndabona ikiganza cyandika amagambo meza uru rugamba ni Yesu uyoboye tuzanesha
ndabona ikiganza we, ndabona ikiganza cyandika amagambo meza. Urugamba ni Yesu uyoboye, tuzanesha. Haleluya, haleluya. Ubundi ntabwo ngewe ntinya urugamba, kireka Yesu atabaye umuyobozi. Iyo ari umuyobozi ryama usinzire. Mwana umwe baramubwiye ati shaka uri mu ndege, indege ikaba yagize ibibazo, isoni inda, ati nuriye utwaye indege. None se wowe usinzira ute ukaryama gute ubona indege yahungabanye? Arabwira ati ikibazo mwe mufite ni kimwe, ntimuzi papa. Ubwo ari papa uyitwaye ihungabane, icurame, icurike, icurame, ubwo ariwe ndaryama nsinzire. Ubwo ari data uyoboye indege, yatambama, yacurika amababa, yacurika ikibuno, yacurika umutwe. Ubwo ari data. Umwana araryama arasinzira, yakangutse indege igeze ku kibuga, arababaza ati indege yageze ku kibuga, ati ubwo ari papa. Se mwagiye mwizera papa? Ati je papa ndamuzi yatwaye indege. Idishobora. Ubwo ari data wabivuze bizoshika. Ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data wabivuze bizoshika. Ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data wabivuze bizoshika. Ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data wabivuze bizoshika. Tugira gutya, ubwo ari data wabivuze, hey, ubwo ari data wabivuze bizoshika. Twongere, ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data wabivuze bizoshika. Online turi kumwe. Ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data wabivuze bizoshika. Natwe bari hano. Ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data wabivuze bizoshika. Imvugo yiwe ni hame, tegereza umunsi n'isaha. Ubwo ari data wabivuze bizoshika. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye ntawe ushobora kugara. Ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data wabivuze bizoshika. Hallelujah, 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 hallelujah. Ubwo ari papa, hallelujah. Ubwo ari papa wabivuze. Ewana ngo ba Petero bari mu nyanja bahuriye n'umuyaga, barahuha n'umuyaga urabahuha. Baramubwira ati ariko Yesu ubwo uraryamye, nta soni ko uraryamye koko Yesu we uraryamye. Arabwira ngo ikibazo mwagize ni iki? Ati ntubona ko amazi yuzuye ubwato, arabura gato ngo turengerwe, byarangiye. Arangije arababwira ati harya ikibazo mufite ni ikihe mwabatagira kwizeramo? Arangije abwira umuraba ngo cece kutu utuze. Ako apana mu mwanya, ako kanya ijambo rye ringana n'icyakoze ako kanya. Ba Petero barasama ati ye, birashoboka se ko uyu muhengeri waceceka? Birashoboka, bigakunda. Arababwira ngo ikibazo mugira
timuzi uwo muri kumwe nawe. icya kabiri, timuzi Imana yo mu ijuru uburyo ivuga bikaba. Ikibazo cyari gihari, ariko ukemura ikibazo nawe yari ahari. Hari ikibazo ufite, ariko ukemura ikibazo yaje. Tuza umutima wawe, aragikemura. Icyo kibazo aragikemura. Kandi ndumva gikemutse, kirakemutse. Ninde wabyakira agatera? Haleluya. Ugari data, Bwana asifiwe. Ako Yesu ni mwiza. Yesu wabwiye abantu, arababwira ati ngiye nshatse no gutumira ingabo, sinatumira izo mu isi, nahamagara legiyoni yo mu ijuru, miliyoni, cyangwa se ingabo 100, cyangwa se ingabo 1000, cyangwa se 10,000. Nabihamagara noneho bikaza bikamira izi ngabo za Herode mukazibura. Ariko sinazanywe no kurwana na Herode, naje gucungura umuntu. Hari igihe Imana igaragara nk'iyoroheje ahantu kubera misiyo iriho, ariko ubundi Imana ntibayirwanya, Imana ntibanayigambanira. N'Abafilisitiya bayitwaye, yabiciye ikigirwamana cyabo, bayihekana icyo bita izahabu. Imana ntibayikinisha. Nubu Imana yawe irashaka kwerekana ko ari nyamaboko aho hantu, irerekana ko ari nyamaboko aho hantu. Ntabwo ari Imana bavogera, ntibayivogera, ntivogerwa. Abakuvogereye reka Imana izi, rekize, ndavuze ngo rekize mu izina ryande rya Yesu, mu izina ryande rya Yesu. Bwana asifiwe. Umva kandi Dawidi yasoreje urata kaza iyi Zaburi, ariko nananiwe no kuyivuga neza ngo nyisorezeho neza. Ariko narigeze ngo ku kigoyi kiracika, ngo ubugingo bwacu bukize nk'uko inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Gutabarwa kubonerwa ku Uwiteka Imana yacu yaremye ijuru n'isi. Ubundi Imana yacu ni umuremyi, niyo mpamvu n'ibiri hari ibirema. Ikintu cyaremwe kigutera ubwoba gute? Ikiremwa, umuntu ni ikiremwa, ibintu ni ibirema. Ntibyagakwiye gutuma urara udatuje ufite Imana. Icyo uzi Imana iragikora. Mu ntangiriro z'uyu mwaka irakigukorera, kugira ngo unamenye ko mu ijuru hari Imana yumva igasubiza. Ntabwo ari ikiragi, nta nubwo ari igipfamatwi. Ntiyaduhaye amatwi ngo yikureho yiyime, ntiyaduhaye umuntu uvuga ngo inanirwe kuvuga, ntiyaduhaye ibirenge bigenda ngo ibure kugenda igera aho hantu, ntiyaduhaye amaboko akora ngo yiyime amaboko, ntawayitiza amaboko, niyo yaduhaye. Ndumva uyu mwaka nicyo kintu iragikora, nicyo uvuze iragikora, kuko tuyifiteho kuyigiriraho umugisha. Bwana asifiwe. Ariko muri gufashwa nkanjye, erega Mana ibyo untekerezaho n'iby'igiciro cyinshi we. Inzira zanjye ni wowe uzimenya, za kwifuza kwanjye. Erega Mana we, erega Mana ibyo untekerezaho n'iby'igiciro cyinshi. Inzira zanjye ni wowe uzimenya, haza kwifuza kwanjye. Erega Mana we, erega Mana ibyo untekerezaho n'iby'igiciro cyinshi. Inzira zanjye ni wowe uzimenya, haza kwifuza. Erega Mana we, erega Mana ibyo untekerezaho n'iby'igiciro cyinshi. Inzira zanjye ni wowe uzimenya, haza kwifuza. Hallelujah, 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 hallelujah. Ari ikintu umwuka w'Imana ambwiye, Imana igiye gusoza ibintu utigera gutekereza ko byasohora. Cya kintu
kirya kijya kire mu buzima. Hari ikintu Imana ikora kimwe gusa kikaza kimeze nk'igiti gifite n'amatabi. Irashaka kugukorera ikintu gituma izina ryawe rimenyekana. Izina ryawe. Uzikura umutangabuhamya kuri YouTube, ku mu rusengero, ahantu hose. Ikintu Imana izagukorera kizavuga, 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 kizamamara, kizamenyekana. Uwiteka niwe Mana. Bwana sifiwe. Haguruka we mama wicaye aho. Imana irambwiye ngo iryo jisho ryawe ni kanseri. Bararibaze barikuramo. Guhera uyu munsi iyo kanseri irakize mu izina rya Yesu. Guhera uyu munsi iyo kanseri irarangiye burundu. Umwuka w'Imana arambwiye ngo iyo kanseri yari iri kwimuka. Kuko n'uyu mwanya ibizamini ufite byo kwa muganga bakubwiye ko n'ubundi kibazo kigihari kitari cyarangira. Ni none kirangiye. Uyu munsi ngwina hano ngusengere. Ngwina ngusengere mvume iyo kanseri. Ngwina nyivume. Imana imaze iminsi imbwira ko ngiye gukubita kanseri zigacanganyikirwa. Yego. Mwizeye Imana ikiza kanseri. Mwizeye, hagarara hano mama, hagarara hano ngusengere. Mwizeye Imana ikiza kanseri. Bimaze igihe kingana iki? Imaze imyaka 12 igenda yimuka, isa naho iva ahantu hamwe ikajya ahandi. Uzi ko uyu munsi birangiye. Ndatangaza birarangiye. Birarangiye. Iyi kanseri yashakaga gutondagira umubiri wose. Mbere ntiyatangiriye mu jisho, yatangiriye he? Ry'imbere. Biza gufata n'uruhe ruhande byafashe bisa n'ibyimutse bivuye ku jisho ryo mo hagati. No kuvuga ngo igenda yimuka, bagasanga yagiye yimuka ikagenda yimuka. Tugiye kumusengera Beneda. Mwizeye Imana ikiza kanseri. Murizeye. Muzi ko yazaza gushima Imana yamukije kanseri. Pfukama hano tugusengera. Ya. Data mu izina rya Yesu. Imana isumba ibigirwamana. Imana y'imbaraga rurema. Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iri jisho ryari ryaraboze ndetse rigeraho umuntu ukurazamuka. Ndagushimiye ko birangiye burundu. Ndagushimiye Yesu kukijije. Ndagushimiye ko iyi kanseri irangiye. Ndagushimiye ko igihe ejo bundi azabagaruka hano iyi kanseri izaba yarangiye. Azaza avuga imbaraga zawe Mwami. Azavuga gukomera kwawe. Ndashiririza iyi kanseri. Ndashiririje mu izina rya Yesu. Ndanetarariza iyi kanseri. Ndayitwitse mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana, imbaraga za Yesu, amaraso ya Yesu akiza, amenagura imyuka yose. Ndagushimiye ko iyi kanseri irangiye. Ndagushimiye ko randevu afite yo gusubirayo bazasanga iyi kanseri itakirimo. Ndagushimiye ko ukuboko kwawe kubikoze kandi imbaraga zawe zigaragaye. Icyubahiro n'ikibi cyawe mukiza wacu. Tugukome amashyi tugushimira ko iyi kanseri irangiye. Tugushimiye pila senderema Elia shando sekole iri masaya mashandewa. Imbaraga zose z'umwijima, imyuka yose n'ibitero byose by'ikuzimu ndamenaguriza imbaraga katika jina la Yesu. Urakoze kabaye muzima iteka ryose. Uyu ntazapfa azarama. Azamamaza ishimwe. Azaca ku ma YouTube avuga gukomera kwawe kwamukijije mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Umva mama. Iyi kanseri yiwe yari ifite kuzamuka ishaka kugana mu gice cy'ubwonko. Imana irambwiye ngo irayirangije, yikuyeho. Icya kabiri, iri jisho rye n'uyu mwanya
riranuka ryaraboze, ariko Imana irambwiye ngo akigera kwa muganga abaganga bazamubaza ngo habaye iki, habaye iki, byagenze uti. Murizera Imana bene da? Tuyikomera amashyi menshi, twayikomeye amashyi menshi. Uzabaho, uzarama, uzakorera Imana, iragukijije, igendera amahoro niko Uwiteka avuganye nawe. Reka dukomere Yesu amashyi menshi. Gendere wicarire, gendere wicarire, gendere wicarire. Waturutse he? Icyangugu niho wavuye? Ayayaya, reka dushimire Imana, reka dushimire Imana, reka dushimire Imana, reka dushimire Imana, reka dushimire Imana yikiza. Wakoze urugendo kugira uze tugusengere. Ibaze ibya akora urugendo kugira ngo aze hano. Ujye ukurikirana YouTube yacu, ujye ukurikirana YouTube. Araza ava Icyangugu, ntabwo yava hariya urugendo rungana kuriya ngo Imana ibure kumutabara. Reka tuyikomera amashyi menshi, reka tuyikomera amashyi menshi. Ko numva tugomba guhanura muri amateraniro bene da, tuvuge ngo haleluya, haleluya, hey 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 hey. Erega buriya akaruru nakandu k'ingenzi, mujye mukubita abadayimoni, mwakubita n'akaruru bavangirwe bacanganyukirwe mu izina ryande rya Yesu. Dufite Imana, dufite Imana, dufite Imana, dufite Imana. Ndio wabyumva gatera haleluya, haleluya. Ongera uzamure haleluya. Dufite Imana. Hari umuti bagiye kumuha wo kuryoza fini, nukoza gusa gusigaye. Gutonyangirizamo umuti, bazakoresha umuti wo gutonyangirizamo, koza fini. Bene ariko Yesu ni mwiza di. Murahari bwoko bw'Imana. Ariko Imana iri teraniro ndaribaha muri yobore, ndaribaha muri yobore, kuko ndumva ari gahunda no gushima. Mwibuke mwe mubitondeka ku murongo, turashima. Ariko mureke mbanze mvuga Imana, mureke mvuga Imana, mureke mvuga Imana, mureke mvuga Imana, babyeyi tuvuga Imana, mureke mvuga Imana, yivuge, mureke mvuga Imana, bagabo tuvuga Imana, babyeyi babyeyi tuvuga Imana, basore tuvuga Imana, yivuge, 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 yemwe mvuga Imana, basore tuvuga Imana, bakobwa tuvuga Imana, torero tuvuga Imana, bana bato yemwe tuvuga Imana, yivuge, 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 yego yivuge, 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 haleluya. Inde muntu baye promotion agatera haleluya ko ntacyo bitwaye. Haleluya. Mwitone nimuzitere mu kajagari, mwitone nimuzitere mu kajagari, mwitonde. Uyu munsi ni wacu ni Imana, ni wacu ni Imana, none ni randevu yacu ninde ni Imana. Iyo rero umuntu afitanye n'umuntu gahunda, nuko niyo ntanze gahunda kuri biro, umuntu muhanga isaha ebyiri zo kuvuga kandi ncecetse, none turavuga Imana itega amatwi twumve, turayisabye idutega amatwi twumve gusa. Turashaka kuyivuga guhera none aha kugera saa 2 za nimugoroba. Dufite ibindi
twavuze ntitwabona umusaruro, dufite ibindi twashoyemo amagambo dutahana ibikomere, dufite byinshi twabayemo bitubabariza ubusa. Ariko sha uwayivuze ararya, uwayivuze aryama neza, uwayivuze igimuvugira, uwayivuze igimuganiriza, uwayivuze igimusanganira, uwayivuze neza, uwayivuze neza. Ndashaka kuyivuga neza today papa, ndakuvuga neza iyi saha yanjye kugera saa 2, ndakuvuga neza. Umpaye ibihe byiza, ndagushima nkuvuge neza. Ibande bari hano tugira gutya tuzamure Imana amaboko yacu. Imana ishimwe kandi himbazwe. Haleluya. Nasomye muri Bibiliya. Hana yayivuze neza imbere ya Penina, ndagira ngo nawe iki gitondo uyivuge neza imbere y'ikigeragezo cyawe. Yewe yashimwe. Ako kandusha. Hana arayivuga, Penina sesera. Arasesera arabura. Haleluya. Imbere y'umukozi w'Imana. Yesu nashimwe. Amen. Hana arayivuga, ajya mu rusengero arayivuga, natwe twashanga mureke tuvuge Imana. Haleluya. 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 Vuga Imana. Yivuge. Yivuge. Haleluya. 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 Ngiye gutera haleluya ikuye mu ijambo rimwe. Ivuga ngo ndashimira Imana yica umwako. Wakomeye iryo jambo amashyi menshi. Imana yica umwako. Imana yica umwako. Ngiye gutera haleluya ikubiye mu ishimwe numva riri kubyigana, ntago turagira umwanya wo kubitambutsa. Ivuga ngo haleluya, hashimwe Yesu wica umwako. Mbese umwakura abantu. Haleluya. 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 Niba hari umuntu Imana yabarikiye umwako, ambabarire amfashe kwikiriza iyi haleluya. Umuntu Imana yiciye umwako. Haleluya. 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 Hey. 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 Haleluya. Haleluya. Ariko Mana hashimwe zina rya Yesu watsinze Satani. Hashimwe zina rya Yesu watsinze Satani. Jamo neza jamo. Hashimwe zina rya Yesu watsinze Satani. Hashimwe tuzamura ibiganza. Hashimwe zina rya Yesu watsinze Satani. Hashimwe zina rya Yesu watsinze Satani. Banza mwibuke ko ngenda ari umuririmbyi ndi umwatoneri. Aho bitagenda neza mwijwi mu ndabare. Uko ijwi ryanjye ririmo n'iry'abagabo n'iry'abadamu n'iry'abasore iravangavanze. Aho ribi ry'abadamu abagabo mu ngoboka, aho ribi ry'abagabo abadamu mu ngoboka, aho ribi ry'abasore namwe bakobwa mu ngoboka. Nyabune biryohe. Hashimwe watsinze Satani. Tugende gutyo. Hashimwe
izina rya Yesu Ashizina ya Yesu watsinze Satani. ashimwe ashimwe watsinze Satani ashimwe Ashimwe, ashimwe watsinze Satani. ashimwe Ashimwe, ashimwe watsinze Satani. twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana ntiwigeze udutererana aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze udutererana aha ntiwigeze udutererana. haleluya. Hallelujah. ndashaka kubimburira umuntu ushaka gushima Imana, umuntu wumva ashaka gushima, ukumva muri wowe uravuga ati ese icyatuma ntagushima niki? Mana wambereye amaboko aho nari mbuze amaboko. Avuze ikintu gikomeye ngo Hana yashimye Imana imbere ya Penina, avuga Imana neza. Hana atangira ababaye, asoza Penina yibuze. Muzimba bwiza ukuri, abakomeye mubona sibo bakomeye by'ukuri. Hakomeye uw'Imana ikomeje. Abantu bakomeye mureba sibo bakomeye. Hakomeye uw'Imana ikomeje, kuko wazakomera Purisa akomere, Egara akomere, akomeza akomeye, azasoza akomeye. Hana ninde wari gutekereza ko Penina amaze kubyara abana bangahe? 7. Hana azabyara umwana umwe, abana 7 ba Penina bakabura amazina muri Bibiliya. Muzakora ubushakashatsi muzandebera izina ry'umwana wa Penina, ntaribamo, ndirizanabamo. Kubera iki? Bari 7, bagaragara ari 7, baza mbere, bagaragara ko bakomeye, ariko Imana idahagararanye nabo. Imana uwikomeje ari we Hana, abyara Samweli umwe, ahita siba amazina yose y'abana bande ba Penina. Ntabwo ndeba ibibanza, ndeba iby'Imana ivuga n'igihe izabikorera. Bizazimya amazina, bizimya amazina, bizimya amazina, igitangaza cyawe Imana igiye kuzagukorera, hari amazina kizazimya. Igitangaza Imana igiye kuzagukorera, ayo mazina yatonze mbere akaza akagaragara, ayo mazina azibagirana. Dore izina Imana ishaka kubaka ntabwo bisaba ko ikora ibintu byinshi, ni kimwe gusa. Ikora kimwe, iki kigasakuza. Munsi Samweli yavutse, twongeye kumva abana ba Penina. Ndinginze mwitangira ry'umwaka Samweli avuke. Swari ikintu Imana igiye gukorera abantu, mureke mbabwire. Ntimuzi ko abantu bagira akazi, bakubona utagira akazi, bakanabona ko nta n'icyo uzamara, nta n'icyo uzimarira. Uzi ko wowe akazi ushobora kubona, uzi ko ushobora kubona akazi ugahemba abantu bakwiratagaho ko bari gukora, ukanabahemba 2 cyangwa 3 cyangwa 4 cyane. Nabonye umuntu umwe abona akazi, ninjye wanamusengeye, agera ku rwego rimwe gusa ahembwa amadolari 20,000 ku kwezi. Ubwo se yahemba abakozi bangahe hano mu Rwanda? Ahembwa amadolari 20,000. Nyine ngaho mbwira 20,000 by'amadolari ni miliyoni zishobora kuba zisaga 25 z'amanyarwanda. Harimo abakozi bangahe guhemba? Ubarire kuri 200 cyangwa 300. Urumva hatarimo abantu hafi barenga 10 ahemba. Uriya rero ikibazo si akazi wabonye,
ahubwo uca bugufi imbere y'abatari bagira amahirwe kuko aya bashobora kuruta yawe. Mujye munyumva, iyo ufite amahirwe none ntukayakangishe ngo yakandamirishe abatayafite, kuko bo bashobora kuyagira bakagufasha 7 ibyiza rero uriya Penina ikosa yakoze, iyo aza kujya abwira Hana akavuga ati waragendesheje, ubwo naje ndi umwinjirana, ariko ndabizi nawe Imana izakwibuka. Ariko yarazi ngo yarahambwe, byararangiye, mugabo yaramufashe aramuryamiye aranabyaye. Umunsi havutse umwana umwe, amazina y'abana ba Penina na Penina kwisha. Kubwiza ukuri, igisubizo kimwe Imana igiye kuzaguha kizakura ibyo bibazo utwo tubazo, ibyo bibazo bizajyana na ruhurura bijyane burundu. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Erega niko bigenda, igisubizo cy'Imana kimwe kijya kiziminya iby'umwanzi yanditse imyaka 1000. Amen, amen. Numva shaka gushima, ndashima Imana. Imana yabanye nanjye umwaka wose, ariko ndashima pe. Imana irandinda, indindira mu uyu mujyi, indindira umuryango, indinda n'itorero ryayo. Yarakoze, yagize neza. Icyakabiri nshimira Imana, ndashimira Imana ko inyitaho buri munsi. Muse nabandeba murabona itanyitaho, iranyitaho buri munsi. Ndasa n'uwitaweho, ndasa n'umwana ukunzwe, ndasa n'umwana baha inshyushyu. Imana inyitayeho. Warakoze Yesu we, wagize neza. Sifite uko nabivuga, ariko mwishimwe rimwe ndayishimira ko itigeze intererana, yabanye nanjye, irandinda, iri kugenda ifungurira imiryango. Nzayivuga mu isoza ry'umwaka, ku cyumweru nzayivugaho, ariko nuva nashima ku cyumweru nzabisubukura. Ndashaka gufungura umwanya wo gushima kugira ngo dutange amashimwe. Hari abantu twemerera umuntu ashobora gutambutsa ishimwe rye kuri YouTube, hasi akandika ashimira Imana, akandika message. Hano ngira ngo haba hariho gahunda yose, niba ari n'ituru utanga umurondore biba bicaho mba mbireba, nawe urabireba. Kode iriho, amazina y'itorero, kode hariho zinga, hari 2, hariho na nimero yanjye. Ushyiraho ushaka utanga ituro ryawe. Hari abantu bitwaza ngo nge nabuze uko ngera mu rusengero, urusengero rwageze no hanze. Ni byiza ko niba ari Imana gukoreye mu masengesho yose twasenze, recognize ibintu. Abantu batagira reconnaissance, kuvuga ngo ariko ibi bintu byavuye, ubu komeze gutya byavuye, iki gihugu ndimo nakigezemo biciye, aka kazi mfite nakabonye biciye, aba bana mbyaye bakabaho byavuye, ariko uru rugo nubatse ruvuye he? Uyu bitekereza urabibara ukareba, ariko ubundi ko nsigaye mbona ibintu bimeze gutya byavuye. Iyo uri mu bibara uba uri kubwira Imana ngo ndarecognizinga, ndarekonesa ibyo wankoreye. Kuva warabikoze rero nzakomeza ngushima, nukora n'ibindi nzagushima, nukomeza ukora n'ibindi nzagushima, akanwa kagushima n'umutima ugushima, ubimparire nzagushima. Rero reka dufate umwanya, nubwo imvura yabaye nyinshi igatuma abantu bakererwa, bamwe bifuzaga gushima, ariko kandi turagenda dukomeza, turaza kugira n'umuvuga butumwa wacu twatumiye, turi bubane ahantu twese biragenda neza. Amen. Biri urashaka gushima, urashaka gushima, ngaho ngwino hano. Birarashaka gushima. Amashimwe yawe ajya ndyohera kubi, amashimwe ya Biri ajya ndyohera. Shima Imana. Haleluya. Banje kubasuhuza mu izina rya Yesu. Uyu mwanya wari ukenewe. Iyo umuntu avuze gushima, amezi 12 ni menshi, cyese wafata umunsi, ariko reka mbinyuremo. Cyambere cyangwa ko umushumba yavuze, ndashima Imana ko nabaye muri uyu mujyi kandi nta kazi.
reba kuntu usa Ndasa neza nabi usa neza wagira ngo unyishyushyu ndasa neza sinzi icyo nabwira Imana pe hejya ubura n'ijambo ukoresha uvuga ugahita Imana ngo wahe icyubahiro hejya nigeze guhagarara numbwira Imana nti Imana ndagushimira ko muri dukeya winjiza mu rugo kuko ngenda tuzi ko ari dukeya ariko wahanze abavuga ati bari abantu babayeho neza mumeze neza siko ufite umusatsi mwiza biri urasa reka nkubwire reka nkuvuge ukomeza amashimwe yawe urasa neza ufite umusatsi mwiza wagira ngo ushyiramo produit ya buri munsi donc umva none uratemba ishyushyu sha nawe inshyushyu yatumye utamera ubwanwa bwihuse uzi ko buri abantu batamera ubwanwa n'abantu iyo banywa inshyushyu cyane ubwanwa ntibwigutinda kuza urakeye uri umuhungu wanjye nkunda uri protokole mwiza nkuvuza ibigwi ndakwemera uri agahungu keza gasa neza uri smart ku mutima no ku mubiri komeza ushime gumana iyo mikoro ushime ntiwiruke hari ibintu Imana yakoze ngaho bivuge nta kibazo bivuga utuje haleluya icya kabiri ndashimira Imana ko mushiki wanjye mukuru wagiye muri Amerika umwaka ushize yabyaye ejo mu kwa 12 umwana wa kabiri yego umwana wa kabiri nari mfite ubwoba kuko umwana wa mbere yamumereye nabi cyane yamubyaye atarya ikintu cyose yariye akaruka rero byamubayeho ari hano ngira ubwoba ndavuga nti ubuse ko ari mu mahanga bizagenda bite ndashima Imana ko uwo mwana yaje mwiza afite umusatsi afite ibiro 3 n'amagarama mbega uvuga ati kabisa iryo ni ishimwe rikomeye cyane icya gatatu ndashima Imana igitumye ndi kumwe n'umubyeyi wanjye nkunda mama ku buryo bukomeye nshobora kuba ntabimubwira buri munsi ariko nawe arabizi igihe mutungura bamwe ni mama ndagukunda ngo jya ubimubwira uko ubyutse agahita mbaza ko atabimenyereye agahita mbaza ngo si ngombwa ngo ababimenyereye uzabimumenyereze hari ibintu mwanga biri umva nkugira inama ntabwo ubundi bakora ibintu kuko uriya bimenyereye wewe bimumenyereze donga niba ugiye guha umuntu amazi si ngombwa ngo abamenyereye amazi yamugotomeze nimugoroba yamugotomeze gitondo yamugotomeze saa sita yamugotomeze azahinduka amazi atari amazi yego umuntu abicyo umugize niko bigenda urabona ngo yewe ngo uriya muntu ntiyabimenyereye nta wanga kumenyera ibyiza abura ubimumenyereza kanongere ngasubiremo nta wanga kumenyera ibyiza abura ubimumenyereza mu gitondo mugotomeza urukundo Rwanda gukunda saa yine mugotomeza urukundo Rwanda gukunda saa sita urumugotomeze nota bene umunsi uzananirwa kubikora warabimutoje azakubaza ko wabonye undi mama wawe kuko hari ibintu abantu bakora bakanga kubikomeza baramaze kubimenyereza abantu subiramo ngo mama ndamukunda haleluya ndabeshya mugabo wibaze uriya muntu wawe niba akubwira ngo aragukunda umunsi atazabikubwira uzamubaza undi muntu afite yabwira uzabimubaze mama ndamukunda cyane naza kureba online nabimenye ndamukunda naza kureba